Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuje mwese abakurikiye iki kiganiro muri kano kanya. Uri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Muri iki gihe turimo gusoza umwaka twitegura kwinjira mu mwaka mushya, bifurije guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere, murongo wa 8 turagera ku murongo wa 9. Aranditse ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwe, akaba ari isezerano yatanze ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be mbere yo kuzamuka asubira mu ijuru. Nuko aravuga ati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Imana ishimwe. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Bivuga ngo ntabwo twabasha guhamya umwami wacu Yesu Kristo, haba mu miryango yacu, mu kazi aho dukorera, mbega aho ariho hose, tudafite imbaraga z'umwuka wera. Nkaba mu isoza ry'uyu mwaka mbifuriza kwambara izo mbaraga z'umwuka wera, kugira ngo uyu mwaka mushya tugiye gutangira tuwutangire twambaye imbaraga z'umwuka wera, kuko ni n'isezerano twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Izi mbaraga z'umwuka wera, nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana, nizo zidushoboza guhamya umwami wacu Yesu Kristo mu bandi. Hari abantu benshi bataramumenya, hari abataramusobanukirwa, kandi tugomba guhamiriza tukababwira ko twamwakiriye, nabo tukabaganiriza, tukabashishikariza gukunda iby'ubwami bw'Imana, nabo bakakira Kristo Yesu akababera umwami n'umukiza, akabaha amahoro meza kandi menshi atanga. Ariko ibyo ntabwo twabishobora tudafite imbaraga z'umwuka wera. Nizo rero zidushoboza guhamya uyu mwami wacu Kristo Yesu mu bandi. Ikindi kandi, umwuka wera uwo agezemo agira urukundo. Umwuka wera uwo agezemo agira kubana n'abandi mu mahoro no mu bworoherane. Ahari umwuka wera haba kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Ahari umwuka wera haba umunezero. Imana ihabwa icyubahiro. Nkaba rero bene data, bavandimwe, inshuti, mbifuriza guhabwa izi mbaraga z'umwuka wera, kuko uyu mwuka wera aranatuyobora mu by'ubuzima busanzwe, akanatugira inama. Ibyo bigatuma tutayoba inzira. Imana ishimwe cyane.
umwuka wera ni ingenzi. Izi mbaraga z'umwuka wera turazikeneye. Mana ishimwe. Hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo mu gitabo cy'agakiza, aravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Aravuga ngo ni umwuka wera wihoraho. Ngo mbese ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Arongera aravuga ngo ni umwuka wihoraho. Imana ishimwe. Akajya asubiramo avuga ngo dushake uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Ageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka wera yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Musabe uti garuka. Bivuga ngo umuntu ufite umwuka wera abamwo n'urukundo. Imana ishimwe cyane. Ndabifuriza rero kwambara imbaraga z'umwuka wera muri iri soza ry'umwaka, kugira ngo twinjire mu mwaka mushya twambaye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera azadushoboze guhamya, umwuka wera azatume muri twaba mu rukundo, azatume tugira ibyishimo n'umunezero, kandi umwuka wera azajya tuyobora no muri proje zacu, mu mishinga, mu byo dukora n'ibyo mu buzima busanzwe, kuko tubonye ko niyo tumugishije inama aratuyobora. Imana ishimwe cyane. Shoje mbifuriza umwaka mushya muhire. Amahoro y'Uwiteka azabane namwe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.